Mumeze mute bakunzi ba Wildland TV, mumeze neza? Aho muherereye hose ndabasuhuje, amahoro y'Imana nakomeza abane namwe, nimugubwe neza mu byo murimo byose, ibyo mukora byose, Imana ikomeze kubareba neza kandi bishimire. None rero twongeye kugaruka n'inyungurabwenge, episode ya 10. Ndagira ngo munambwire niba hari abagize amahirwe yo kumva ibyo nagiye nkora mbere, inyungurabwenge zahise mbere, ese wazumvisha ute, wazakiye ute, ese wungukiramo iki, mbere yuko tugaruka ku nyungurabwenge ya 10 y'uyu munsi. Inyungurabwenge ya 10 y'uyu munsi rero irimo amagambo akomeye cyane, irimo amagambo ushaka gutekereza ukaba utahita uyumva, ariko ubashije kuyatekerezaho neza usanga harimo ubutumwa bukomeye cyane. Niba ari ubwa mbere wageze kuri iyi channel, wakora subscribe kugira ngo dukomezanye udushyigikiye, kandi byaba ari iby'agaciro cyane nawe ubaye umwe mu badushyigikiye. Tudatinze cyane rero mu magambo, inyungurabwenge episode ya 10 iragira iti: nta cyababaza umusazi nubwo cyamuraza rwantambi, nta n'icyamushimisha kabone nubwo cyamuzahurira ubuzima. Turasubiramo aya magambo inshuro imwe. Nta cyababaza umusazi nubwo cyamuraza rwantambi, nta n'icyamushimisha kabone nubwo cyamuzahurira ubuzima. Reka tugaruke dusesengura neza aya magambo ubundi kugira ngo ubashe kuyasobanukirwa neza. Muri make rero aya magambo nayanditse ngambiriye kugira ngo mereze ubutumwa abantu, cyangwa se icyo nari ngambiriye kuba navugaho cyangwa se kugaragaza. Hari igihe muri make usanga umuntu ari nta kintu, mbese ari wa muntu udafite ikintu yishe, nta n'icyo akijije. Muri make ni wa muntu uraho udafite ikintu ahomba, nta n'ikintu yunguka. Muri make ni wa muntu uhora uri aho ngaho mu buzima bwe, ibintu byose abifata nk'aho muri make ni ntacyo bivuze, iby'agaciro nta gaciro abiha, n'ibiyamutesha agaciro nabwo nta gaciro abiha, nyine ngo abe yabisesengura nyine abyigeho kugira ngo nyine bibe yareka gutakaza agaciro ke. Mbese ni wa muntu utita ku byamugira umumaro cyangwa se ibyamushyira mu kaga. Muri make rero kuvuga ngo nta cyababaza umusazi nubwo cyamuraza rwantambi, nukuvuga ngo nyine iki gice cya mbere cy'aya magambo nawe uri kumva icyo nshatse kuvuga. Nukuvuga ngo nyine umuntu udafite ibitekerezo bizima, cyangwa se umuntu utita ku mibereho yiwe cyangwa se ngo yite ku iterambere ryiwe, ni ukuvuga ngo niyo yaba ari ikintu nyine mbese kiri bumushyire mu kaga, ashobora kumva yuko nta kimubabaje, akumva ko nta kibazo, akumva ko ntacyo bitwaye kuba ari mu buzima bugoye, cyangwa se ari mu bintu bimwangirije ubuzima cyangwa se bitamuhesha agaciro, akivuruguta nyine mu bintu bitamuhesha agaciro, we akumva ko ntacyo bimubwiye. None igice cya kabiri cy'aya magambo kikagira ngo nta n'icyamushimisha kabone nubwo cyamuzahurira ubuzima. Ni ukuvuga ngo nyine nanone ikintu cyamuteza imbere, cyamuhindurira amateka y'ubuzima bwe, cyangwa se ikamuhindura ubuzima, nta gaciro agiha, aba yumva yuko nyine ari ibintu biri aho bisanzwe, cyangwa se ntabyiteho. Ubwo nyine niba ari wa muntu uterera iyo ibintu byose akumva ko ntacyo bimuvuze imbere yiwe. Muri make ubwo nyine aya magambo umuntu nk'uwo niwe nashakaga kuba nayabwira, cyangwa se niwe aya magambo ubutumwa niwe bugenewe. Muri make rero aya magambo wagiye uyabwira umuntu mu gihe uri kubona ari wa muntu ugira inama z'ubuzima z'ibintu byamufasha muri ubu buzima, byamuhindurira amateka, wenda se niba abayeho nabi cyangwa se abayeho neza, ariko ukabona nyine uburyo abayeho neza harimo ibintu akora wenda by'amanyanga bishobora kuba byamushyira mu kaga, ariko ukabona nyine ntabyita. Kuko hari igihe umuntu agira amahirwe yo kuba yaba abayeho neza, ariko nyine we mu mibereho yiwe myiza afite nta ruhare abigiramo, wenda ari nk'umuryango abamo bimufashamo cyangwa abandi bantu bamureberera, ariko mu by'ukuri ugasanga nyine ni nka wa mwana w'ikigoryi, ariko nyine uvuka mu muryango ushobotse cyangwa se wateye imbere, byose bakaba bimureberera. Muri make rero wa muntu utagira ikintu na kimwe yitaho mu buzima, cyaba ari cyamushyira mu kaga cyangwa se cyamukura mu kaga, ukabona ntabwo agiha agaciro, niwe aya magambo yagenewe.
wamubwira ukamubwira ati cyangwa se muri kuganira ukabona ibintu nk'ibyo umubwira cyangwa se umwereka ukabona atabiha agaciro wamubwira aya magambo ukabwira ati nta cyababuza umusazi nubwo cyamuraza rwanambi nta n'icyamushimisha kabone nubwo cyamuzahurira ubuzima. Uzaba umuhaye ubutumwa bukomeye cyane, naba ari umuntu ufite ubwonko butekereza neza azabyibazaho. Reka nizere ko aya magambo hari ikintu yakuyemo, kandi reka tuzasubire no mu yindi nyungurabwenge nyinshi cyane zitandukanye twanditse, tuzagenda tugaruka mu episode tumaze kwandika zigera muri 240 gutyo, turacyandika n'izindi gake gake umunsi ku munsi tuzagenda tubahereza byinshi bitandukanye birimo ubwenge nk'ubu ngubu. Mwibutsa ko n'ahandi hantu wapfa kubona ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi, niyo mpamvu ukwiriye kuba wakora subscribe kuyica no kugira ngo uzakomeze kugenda bibugezwaho umunsi ku munsi. Reka tuzasubire mu yindi nyungurabwenge nakagaruka. Ciao ciao.